yego tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje kuko ibyabanje buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza yego njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi yego nyakubahwa Rugagi hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed hafunze insengero 9,840. nyakubahwa ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho gusubiza ku zindi nsengero ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo wahede No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. njye ndabaza kuri wowe hari urusengero ufite mu Rwanda rukora Irwamagana. okay wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite nta rusengero ufite rukora ariko ufite ibyo ukora mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye Yego. bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora Yambajije aho nyobora aho ndi jewe. Aho jewe ndi ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora uri hehe urimo kuyobora hehe wamushubije ngo iki namushubije ntaho mfite ndi kuyobora naho nayoboraga mu Ruhango ni reka nkusomere abantu bari ku Gihe barebe ku kijyanye nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya miliyoni 280 francs Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92 baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkubone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda abayegereye baraza kuyireba wowe ntaho uyobora icyo bivuga yego jewe naho ufite nyobora ikibazo cya kabiri nabazaga cyo nibajije kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda narabeshye cyangwa simbeshye ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda nshobora gusura itorero aho riri rikorera nkuko nasuraga mu Ruhango nkuko nasuye Rwamagana ariko jewe nkaba ndi Kigali wowe nta torero uyoboye wowe ushinzwe gusura amatorero ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church byemewe n'amategeko icya kabiri ya Repubulika y'u Rwanda urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru kahagira rogi cyangwa ntabyo twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye ndababwira bahafate banyohereza amafoto mbohereza twicara nka bodi y'itorero administration tubohereza amafaranga yo kuhishyura noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka Ruhango nyakubahwa umuvugizi w'iri torero nabazaga urusengero rwanyaho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi ntabwo jewe mbizi iby'akabare na rogi iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba waho bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose mfite abama makuru aribo bayoboye ukwihangana Innocent ni uyoboye itorero rya Ruhango ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa
ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru, wari wamubajije akubwira ko nta bihari cyangwa bihari? nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho jyewe nkakodesha amaroji, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Abatanze amakuru Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji, nta n'ahantu. ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuza. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho. Icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya logi, ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari, niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigiye, ubwo n'amakuru nguhaye ubutaha uyafite n'ibiri. Icya kabiri nashakaga kukubaza, navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andiko no ku kinyamakuru igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni i Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka. Jewe sinzi imodoka kuko ntago natunga imodoka zihenze gutyo, ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe. Waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017. Nta modoka mbigufashemo, wenda nkuko wavuze ko uri umunyamakuru, nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye? Wayihawe n'umuvandimwe? Byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano biba ari na byiza kugira ngo urujijo ruveho. Iya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu uba ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero Kinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite, hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu. Range Rover ntabwo ariyo modoka nahisemo, nta nubwo ari imodoka nifuzaga, nta nubwo ari imodoka nashakaga. Range Rover yanje mu Insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017 ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga. Ndi nicaye muri biro, Archbishop ari muri hotel ari uza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibwo yewe nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25. Range Rover igura munsi ya miliyoni 25? Nigiye ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 20 ingana miliyoni 25. Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007. Ni izina gusa, wenda iyo ndimo kuvuga iya 2014 wavugaga ya miliyoni 200. Mfite abayiguze barahari, aho yavuye harahari, ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo. Kuki bayiguhaye? Nuko bamana isaha, nuko bamana ikindi kintu, ntawe nigeze saba, ntawe nigeze. Kwa Bishop naravuze ngo yego uri mushuti wawe uriya wandikodinze, nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro ntabwo ariho byanyuze, ariko nta kintu wawe yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho. Ariko nge naravuze ngo ni gute umuntu atunga Range Rover yego atarashaka ari itorero korera ribona kwa Rubangura batunze, kuko niho nari inkuza handi simpazi. Yego Ayo nandi makuru uzanye yuko ufite n'abandi bakora hirya no hino.
utazi niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari, by the way nguhaye amakuru uzarebe niba bemera atazasubira mu kabari cyangwa muri logi. Ngenda bavuga ngo kuki utunze Range Rover utarabona inzu y'Imana ngo twasaba kuyoboka tujyemo. Ikibazo cyanjye cyangiro cyangwa nta shingiro kigira, kubera ko iyo baza kumitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe no kubamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite, nkavuga ngo no, ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero, ngomba gushaka kubanza kubakira Imana, nta by'ibyanjye bwite by'imirenge bimeze uko. Mfite hegitari nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church. Mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise abivuga, ntago nyimaranye imyaka 30. Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14 kugira ngo nundi muntu wari hano abimenye. Nimaze muri Redeemed Gospel Church imyaka 30. Umaze kukugeramo mu myaka 14? Yego. Wubatse insengero zingahe? Imyaka 10 ubare imyaka 14. Ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze bw'urusengero Redeemed Gospel Church. Ni akazi gakomeye kuko ugomba kujya kubaka urusengero umaze kumenya ingano na capacity ufite y'abakristo. Tushobora kubaka urusengero rw'abantu 300 kandi ufite abakristo 200 cyangwa se 1500 cyangwa 3000. No kuvuga ngo ko ufite umubare w'abakristo benshi niko wubaka urusengero rugendanye n'umubare w'abantu, ni nako ubyibusha inyubako n'inyigo bikigwa neza kugira ngo utihutira kubaka, ahubwo bitume wubaka ikintu kirambye kizamara igihe kandi buri muntu wese ashobora kuba yicayemo neza, atari ikintu wubaka uyu munsi ngo ejo ugisenye. Ikibazo cyanjye cyabaga ngo yego mu 14 hari urusengero wari nubatse urusengero mu Ruhango, ni nayo mpamvu nahagaritse kubaka iby'urusengero. Nirwo ruhari subu cyangwa nta ruhari? Nibyo nibo kukubwira. Nubatse urusengero mu Ruhango, ariko kubera ko twubatse urusengero rutagendanye n'icyo n'igishushanyo turarusenya. None mu kurusenya twubaka shaka architect adukorera inyigo y'urusengero rugendanye nuko igishushanyo mbonera kimeze. Hanyuma tumaze gusenya aho hantu, dushaka ahantu abakristo bagomba kuba bari temporary, atari ahantu ho kujya kuba. Ibyo ngibyo ndi kuvuga bizwi n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Mugiye gukorera hariya temporary, hanyuma mutangire mwubake. Yego, mwari mwatangiye rero bafungaho mwari mwagiye by'agateganyo. Yego, no kuvuga ngo izo process zose twari twazitangiye biri muri land center mu karere ka Ruhango. Ibyo namakuru yose ahari biri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa, none kankubaze nk'umuturage. Yego, akarere kamaze imyaka 14 kataratwubakira, aba wicaye ukumva ndimo ndavuga ko akarere katubatse amashuri dutanga umusoro. Watekereza iki? Wavuga ko bameya baraho, meya uraho ari umukozi cyangwa atari umukozi? Ntabwo najya mu nshingano z'akarere, wambazaga ibyerekeranye n'itorero. Niyo mpamvu nari nguhaye urugero, impamvu nafata ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza. Naje naguhaye ingero urambwira ngo uri murambaza ku giti cyanjye, ni nayo mpamvu nagarutse ku giti cyanjye. Yego ntacyo fate kuko mu myaka 14 ari mikeya kuri mwe yo kuba mufite igikorwa wenda gituma amateraniro aba mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda. Ikindi kibazo nashakaga kukubaza, kuri space humvikanye umuntu ntigeze mvugaho kuko ntari mu kiganiro ngo njye kuzana izo detail we yazanye.
utekereza ute y'abantu bakugannye barwaye mu kiganiro n'ikinyamakuru igihe wavuze ko ushimira leta ko yarwanyije cyangwa itemera ndetse bitanakwiye ku nyigisho z'ubuyobe aho umuntu abuza yego undi kujya kuvuza umwana kwigisha ibyo byose cyangwa yego n'umukuru w'igihugu mu materaniro y'ubushe twarimo yabisubiyemo icyo nashaka kwiga hano kumva umuntu waje akugana bamubwira ko uri bumusengere urababwira ngo avuga ko ngo wasabye amazi ngo amazi arayakohereza ntiwanamubona umubyeyi we twende fe amahirwe make cyangwa igihe kigeze umubyeyi Imana yego izo mvugo z'abakristo bazaga iwawe bagowe bagataha barira kuko baje njye siko impamvu uyu muntu akavuga ngo zaba nabeshye cyangwa bizaba ari uko ikintu nabanza gusobanura sinzi niba umpaye umwanya wo kubivugaho wiwi ndabanza nihanganishe uwo muvandimwe wagize icyo kibazo ndabanza mwihanganishe kubera ko hari ibintu bibaho unplanned cyangwa se ntateguye yanabisobanuye ko ntabwo nari ndi mu kiganiro kuri televiziyo ndizera ko yanabisobanuye yabivuze hano kuri space ntabwo hari umunsi w'amateraniro hari umunsi nari nagiye kwigisha kuri televiziyo nk'uko abivuze asabirwa randevu n'undi muntu wamubwiye ngo ariko wamuzanye akaza uwo muntu niwe bari muri contact nawe ntabwo bari muri contact nanjye sinzi niba ibyo mvuga byumvikana nk'uko yabivuze namwumvise hanyuma uwo muntu wamubwiye ngo zana umurwayi hano nawe bamufashe akafata itaxi cyangwa agafata imodoka akazana umurwayi yewe batambwiye batanteguje ngo tuzanye umurwayi wenda mabwire ngo none ahandi muri studio cyangwa se ngiye mu kiganiro noneho mubanze murindire cyangwa muzamuzane ejo nabonetse niyo communication ntabwo yabayeho kuri yewe hanyuma uwo muntu wamwijeje kumuzana agafata imodoka akaza akagera hariya afite umurwayi wenda ahagera ntaranahagera kuko iyo gahunda ntayo nari mfite usibye ko ntajya nirengagiza n'umurwayi uwo ari we wese njya mpaguruka hano nkajya naho banumiye nkagenda icyo ni igikorwa ntashobora kwirengagiza na gato mu muhamagaro mfite aho ariho hose uwo muvandimwe wenda yakomerekejwe wenda n'icyo kintu ariko ntabwo mbifite ntabwo nigeze na rimwe mparandevu uwo muntu wenda wamuhamagaye cyangwa se uyu wazanye umurwayi wanyihamagariye ngo nzanye uyu muntu noneho mumufashirize n'umubyeyi wanjye noneho nkamwemerera hanyuma yahagera yewe nkamwirengagiza kandi namuhaye randevu icyo nicyo cyari nyakubahwa niba uyu muntu unamwumvise neza avuga ko igihe yari ahari waje kuza yego ariko urujya mu ofisi usaba ko amazi bayazana ukayasengera udakoze ku barwayi uburyo buri impamvu ni mu buryo bujyanye n'ubuzima muganga iyo atangiye akakubaza ngo waramutse disi umeze ute utangira kumva woroha nicyo ndimo gushaka kuvuga gatoya burya umuntu yakubwiye si umunsi w'amateraniro si n'umunsi wo kwakira abantu si randevu bansabye cyangwa ngo hari umuntu tugiye kuzana urwo ruhande narwo mujye munaruvugaho ne kuba victim Scovia wanyemerera nkabisobanura ko mpari oya hano ni umunyamakuru uri kumwe na Bishop abandi muratwihanganira merci wari umunsi w'amateraniro rwose wari umunsi w'amateraniro okay reka mbivuge gutyo muvandimwe ese waba waravuganye nanjye wenda ibyo ngibyo reka umunyamakuru wambaze wenda uraza kubyumvira aho ngaho munyemerere nyakubahwa Bishop mu mategeko hari icyaha cyitwa non assistance d'une personne en danger mu mategeko cyangwa se kutita ku muntu ufite ikibazo kimukomereye hari ikintu amategeko abivugaho kandi iryo tegeko ndarizi bisobanuye ngo hari ikintu ntashobora kwirengagiza ku muntu wampamagaye ku muntu wavuganye nanjye yansabye randevu noneho nkirengagiza wa muntu waje ubabaye cyangwa waje urwaye urembye nkareka nkabifata nkaho bidahari kuko wenda banambwira niba nigeze mubona kuko hari igihe ahubwo abashobora kuba barakoze amakosa ni ya kuru iba iri ku ruhande wenda batanga
amarandevu ku bantu ntibambwire wenda ni muri ofisi ntibambwire ngo hari kesi ini icyo kintu iyo ndimo gutanga amarandevu abantu bose basengeye mu itorero Redeemed Gospel Church abantu navuga umuntu urembye cyangwa umuntu wese ufite ikese iri emergency please mujye mumushira mbere y'abandi bose kuko nicyo jewe nahamagariwe niwe murimo nahamagariwe sinshobora kwirengagiza umurwayi nubwo uyu munsi umwuka wanjye wa nyuma washira sinshobora reka ibi twe kubijyaho impaka kuba hashize iminsi ushobora kuba utibuka uko iyo scenario yagenze ariko wagize ibyago n'uwakomeretse wayibuka nkaho yabaye ejo ishobora kuba itaranagenze neza mu by'ukuri kuko nkurikije uko yaganiriye inkuru ye nuko nawe utubwira ko wabahaga priorite bakinjira kandi wabaciyeho gusa nyine iyo biri aho byari ikindi kintu nibaza umuntu yakwibaza akibaza ati se niba barahageze bakakubona kuko utatanze randevu ntubakire cyangwa ntumenye ko barwaye ariko ntubaha umwanya wo kumva nanone njye nk'umunyamakuru nibaje twicaye nko ku murongo imbere y'ibiro bya meya kuko atari umunsi wo kutwakira kaducaho kandi meya ni umuntu dufata nk'utari inyangamugayo cyane ariko wubahiriza amategeko pasiteri we tumufata nk'umuntu tutashidikanyaho isaha iyo ari yose n'isogonda rimwe bikaba byaragenze bityo ariko reka twe kubigira impaka reka nguhe agatekerezo kamwe reka nguhe agatekerezo kamwe ku byagiye biba uzi ko kubera abantu bari bazi ko nita ku barwayi uzi ko hari n'abirembyaga yagera muri biro yanjye ngo mushumba nta kundi kuntu nari kukugeraho nakoze gutya kuko namenya amakuru ko abantu barwaye abo bantu baha priority umbabarire mbigusabyemo imbabazi none umva nkubaza yego ukiri kuri urwo rugero utanze niki cyatuma kukubona bisaba ko abantu bakora icyaha cyitwa kubeshya wari ukomeye ku rwego rungana iki ku buryo utavuga guti ejo muzaze duhurire muri sare mwese ngumva cyangwa kuki abantu bageragaho bafata iyo message yo kubeshya kugira ngo bagere ku muntu witwa ko ari umutambyi ndabisobanura muri ubu buryo navaga muri ofisi saa kumi z'ijoro nakira abantu kugeza saa 10 z'ijoro ngataha nakiriye abantu yeguza mu gitondo umukozi mwa navaga muri ofisi saa 10 z'ijoro nibwo navaga muri ofisi ngataha ntabwo byabaye rimwe ntibyabaye ukwezi ntibyabaye amezi abiri navaga mu rusengero saa 10 saa 9 z'ijoro nyakira abantu bavuye hirya no hino saa 10 z'ijoro none ukiri kuri urwo rugero duhaye yego nk'umuntu wari ufite umuhamagaro wo kwakira abantu bangana batyo yego abo bantu wakiraga aribo n'isi ntama zatatanye ubu bakirute he ubu bari ndabakira kuko twubatse satellite ihuriro ry'amatsinda y'abakristo bacu bivuga ngo twubatse imiryango reka mbivuge mu kinyarwanda kugira ngo byumvikane twubatse imiryango ngo numve ko utari umuyoboke w'idini ryawe aho ndi bukange sintekereza ko abantu bakiraga ijoro ryose niba amanywa nijoro babaga ari abakristo bawe nacyo